ariko mute uzi ko hari ikintu kimwe nshaka kuzakubwira. Zime rero. Yamerera ayo makuru. Ukuntu haremerutse no kumva story zawe. Mutoreka nkubwire, hariya mfite umuhungu arankunda bimwe byo gupfa. Sha yanyemereye kuzangurira inzu, yanyemereye kungurira imodoka, ndetse azanjyana no hanze ngo i Dubai. Aha, niko se muko, uwo muhungu kubwira ngo azakugurira imodoka, we waragenze neza usanga ayifite? None se niba adafite imodoka, inzu yo basi arayifite? Sha yewe reka byose nta na kimwe afite pe. Ariko ubu koko abakobwa b'iki gihe muzagerezayo kuba ibigoryi koko. Umuhungu arifata akakwemerera inzu, akakwemerera imodoka, nawe ibyo akwemera atabigira, mwagiye mugira ubwenge koko. Ariko yewe uzi ko ari byo, ahubwo ni ukuri urakoze cyane pe. Braho, ni mushiki wa Joriji Banete. Nabasabaga ko mwakanda follow cyangwa subscribe kugira ngo mujye mubona komedi ziwe. Murakoze.